Uje mwese mukurikirana umuririmbyi Gatatu TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika, mugabane wa Aziya, mugabane w'Uburayi ndetse n'ahandi hose mudukurikirana muherereye. Tubashimire ko mukora subscribe, like, share na comment, mukurikirana ibiganiro byacu ko bwije nuko bukeye. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye Gitangaza Daniel ndetse na mugenzi wanjye ya kuri kamera turi kumwe na Jacques Bukenya nkuko mubimenyereye. Tubakorera ibiganiro rero byiza bigiye bitandukanye, harimo ubuhamya, ivugabutumwa, ibiganiro bigenda bigaruka ku bakozi b'Imana bagiye bavuga ubuhanuzi Imana yagiye batuma. Uyu munsi rero ngatanga topic. Urakoze cyane, amaye akanya ngo ntange topic. Twifuje kubaganiriza ku buzima bw'abakristo mbere yuko covid iza no mw'iki gihe nyine cya covid, sibyo ra? Ya nkuko mu byumva rero niyo topic. Uyu munsi rero mwari mumenyereye ko mvuga cyane, uyu munsi tudirectingira ikiganiro. Urakoze cyane, arakoze cyane mugenzi wanjye Gitangaza ko mu mwanya. Ni surprise nanjye na. Ni surprise ntago nari byiteze. Ntago nari byiteze ariko urakoze cyane. Ya, nibyo kandi ni iby'agaciro cyane kubw'uyu mwanya. Hanyuma iyo turebye Gitanga, iyo turebye mbere ya covid, mbere yuko iki cyorezo cya covid kiza, twongera tukareba mw'iki gihe cya covid, dusanga harimo nk'itandukaniro hagati y'abakristo b'icyo gihe nabo uyu munsi. Iyo turebye tubona itandukaniro baratandukanye cyane. No kuvuga mbere yuko covid iza, wajya winjira mu nzu y'umuntu ugasanga abantu nka 30 bicayemo barimo barasenga. Wagera ahantu utembera ugasanga abantu bihugitse ahantu barimo barasenga. Noneho kuva muri 2020 mu kwezi kwa gatatu covid itangira, ubuzima bwabo bwarahindutse. Bakimara gufunga insengero, bafunze insengero, abantu basa naho n'imitima yabo yasengaga bayifunze. Sinzi. Ya niko bimeze cyane, nyine ibihe byarahindutse n'abantu barahinduka. Muri make hari abantu bahindukanye n'ibihe. Uko bagabanyije insengero, uko bazifunze, n'abakristo bagabanyije ubukristo. Hari ikigero umuntu yari ariho nubwo nta munzani wabipimisha, ariko hari ikigero nk'umukristo runaka yari ariho n'ubu ngubu bishyize ku munzani ntabwo byangana. Uti impamvu ni iyihe? Impamvu ni uko buriya niba twaragiraga nk'amasengesho wenda yo kumibyizi, sinzi uko bimeze. Wigeze wayasengaho? Nikojeje. Urakoze cyane. Bamwe twayitaga ngayo ku karago, tukajya tugira amasengesho yo kujya mu byumba nyine tugasenga nyine nk'umuntu. Ariko ubanza warayatendingaga cyane nk'umukobwa ukeneye umugabo vuba. Oya si kuvuga ngo ni umukobwa ukeneye umugabo vuba, ari amasengesho. Bajya bakunda kuvuga ngo umukobwa ukeneye umugabo akunda kujya gusenga cyane, cyangwa uwitegura muri iyo minsi kurongorwa arasenga cyane, niwe wagiye mu butayu. Icyo kintu tuzakiganira ariko buriya ari amasengesho yari meza cyane, kuko ari amasengesho nyine usenga ukumva urahembutse, ukumva nyine gusa Imana yo mu ijuru nyine tugarurira ibihe nk'ibya mbere. Hanyuma nibyo twari turiho turavuga. Icyo wenda ndibuze kongeraho, mbere yuko covid iza, ni ukuvuga ngo abantu bari bakunze gusenga, bari bafite ibyo bihe. Noneho ikimara kuza, hamaze kuba ibyo byose, usanga abantu bacitse intege. Ugasanga umuntu niba aho hari ahantu twagendaga mu dutembera, ugasanga imbere y'urusengero wagira ngo haheruka abantu kera. Imbere y'insengero, imbere y'ikiliziya, imbere y'inzu z'abayehova, imbere y'imisigiti, ugasanga abantu bibagiwe umumaro wabo. Ugasanga baba abadiyakoni, abaprotokole, abantu bakora amasuku mu nsengero, bibagiwe umumaro. Niko bimeze, niko byagiye bigenda cyane aho insengero zifungiwe nyine. Urumva niba abantu batahagenda, hazagaragara nk'ahantu hatagengwa abantu. Rero ni nako imitima y'abantu yagiye imera. Bamwe na bamwe nyine
bibagiwe inzira y'agakiza, bibagiwe gusenga nyine, Mm. cyane ko buriya nimba umuntu yavugaga ngo ku cyumweru mfite gahunda umunsi wose, urumva yaheraga nko kuwa gatandatu abyitegura yitegura mu mutima, Mm. ategura n'izindi gahunda, Mm. ariko kubera ko yari azi ko atazajya gusenga ku cyumweru, hari n'utaramenyaga yuko icyumweru cyageze, agakomeza gahunda ze nk'uko bisanzwe, akazipanga, nta kuruhuka, nta wikendi, bigakomeza gutyo. Katugaruke ku bakozi b'Imana, abashumba bari bafite muri icyo gihe ama eglise bayoboye. Hari ahantu twagiye twumva amakuru agiye atandukanye, ugasanga wa muntu twari tuzi w'umupasiteri niwe wagiye kunywa inzoga, niwe bafashe yasambanyije umugore w'abandi, niwe bafashe yasambanyije umwana w'abandi. Urumva yuko habaye impinduka, covid-19 imaze kuza yahinduye ibintu byinshi. Donc si ukuvuga ngo ni ubuzima bw'abaturage cyangwa bw'abantu batuye isi gusa bwahinduye, nko kuvuga imibereho myiza y'abaturage, ko abaturage hari ibintu byagabanyutse. Mu bintu byagabanyutse rero no gusenga kwahinduye abantu, Satani abifatiraho abantu cyane rwose. Ugasanga uragera ahantu kumva induru yacitse, ni pasiteri wo mu rusengero runaka yakoze ibi n'ibi, bamuciye. Niko byagiye bigenda, ariko jyewe ntekereza ko buriya covid yaje ari nk'umunzani ugiye gupima umukirisitu wa nyawe. Buriya abantu twese wasanga twaragiye ku munzani. Nawe wagiye ku munzani, wasanze ufite ibiro bingahe? Nanjye buriya nagiye ku munzani, kubera ko buriya niba umupasiteri twizeraga nka pasiteri ariwe dufatiraho urugero, ariwe muntu wagiye hariya akagaragara mu kabari kubera yuko yanyweye inzoga, urumva ni ibintu bikomeye cyane. Wa muntu wari ubirimo utabirimo, mbese akaguru kamwe kari mu rusengero akandi kari inyuma. Covid yaraje, noneho tumubona wese uko ameze, aratwiyereka. N'umukirisitu utari ubirimo neza, wahoraga ajya muri korari bamusunika, umuntu waririmbaga kugira ngo pasiteri amubone, umuntu wajyaga gutura kugira ngo pasiteri amubone. Icyo gihe rwose twaramubonye, yagiye kumugaragara. Mbese ubwo wa muntu wajyaga gutura yibambye kugira ngo bamubone, covid imaze kuza yisubiriye mu bye. Ntekereza ko ariko bimeze, ariko buriya mu by'ukuri uramutse urebye neza, agakiza ntabwo kigeze gahindura isura ngo wenda ngo tuvuge ngo kataye agaciro kubera ibi, hoya. N'Imana basenga ntabwo yahindutse, n'umukirisitu wa nyawe ntabwo yigeze ata ubukirisitu ngo abushyire hasi, yakomeje kuba umukirisitu, akora ibyo gukiranuka. Ariko nyine ubwo nyine umuntu utari ubihagazemo neza n'ubundi, kuko Imana yajyaga ivuga nyine ngo izagosora nyine. Bwa buhanuzi nibwo bwongeye burasohora. Bwa buhanuzi bwarasohoye. Ariko njya nibaza cyane ku buhanuzi. Ese kuko abantu bamwe na bamwe baravuga ngo intara ngo y'Imana ngo izaza kugosora, abandi si ugupinga ubuhanuzi, ariko kwibaza kwanjye niko no kubariza abandi. Umuhanuzi ashobora kuvuga ngo intara igiye kugosora, ariko covid yabaye intandaro y'abahanuzi bose, twari twarabivuze. Nyine buriya abahanuzi ndetse n'ibitabo bakundaga kuvuga ngo buriya abantu bazatinya ikibi kibagezeho. Birashoboka ko bavugaga ngo intara y'Imana ngo izagosora, abantu ntibabyumve, bakagira bakibaza, se intara urakibona kiriya gikoresho bakunda kugosoresha imyaka, nawe ubwawe uri mu mubiri ushobora kutabyumva, ukavuga ati Imana izamanuka mu ijuru izifata iriya ntara, hari ahantu babyita ngo ni urutaro, igushyiraho ikugosore cyangwa igosore kameramani. Buriya rero covid ni akantu gatoya cyane, ni akantu gatoya cyane, nimba karaje nyine ukaba ngo nuko ngo insengero bazifunze ukaba utazongera gusenga. Buriya hari n'abantu basengaga kandi insengero zifunze, ni na benshi cyane. Abo bantu ubwo tugaruke, abo bantu bari ubwo bishe amabwiriza. Oya, ntabwo bayishe, ntabwo bigeze bashyiraho ibwiriza ngo ntuzasenge. Twabonaga bya bipapuro by'umuhondo baravugaga ngo ahantu ibikorwa biteranya abantu benshi ntabwo byemewe, ariko ntabwo bigeze bavuga ngo ntuzasenge. Bivuze iki? Byarashobokaga ko wowe n'umuryango wawe mwicara muri saro mugasenga, n'ubundi wa munsi wo kujya guterana ku cyumweru n'ubundi mukaweza, mukamenya ko ari uw'Imana, mugaterana ibintu bigenda neza. Famiye ubwayo. Ariko akenshi na kenshi donc hari abantu muri iki gihe cya covid bagiye bafatirwa hirya no hino, bagiye gusenga barenze ku mabwiriza yashyizweho na leta. Abo bantu bo nabo tubarebeho. Ese kuko ni ukuvuga ngo
imana mu isi abantu nibo abayobozi nibo bayihagarariye cyane ese rwose. umuntu niba yishe ibwiriza rya leta ntago amaze kwica koko ni ugusenga birumvikana ariko gusenga kutagira amabwiriza nabwo ntago nkuko bavuga ngo umubiri niko bavuga roho nzima ikorera mu mubiri muzima Yego. ntago wakica amabwiriza ngo tubare urugero ufite urusengero umupasiteri ufasha abantu barateranye kandi bitemewe ejo nibagufata bakagufunga uzaba wabwirije abantu ngo mubareke nibadufata imana izadukurayo Bibiliya abantu bagikunda gukoresha rya jambo ngo nubura ubwenge imana izakura niko bimeze rwose ririya jambo njya ndigarukaho rikunda kubaho rero wowe se uraryemera ririya jambo ndaryemera cyane nubura ubwenge ntabwo njye ndyemera bamwe baravuga ngo ni imana yabivuze niko yavuze ngo yavuze ngo iki ngo nubura ubwenge nzakureka buriya babivuga ko ari imana yabivuze koko wasanga ari aha wowe ninda gusa icyo nshidikanyaho ni ijambo kandi byanga bikunze ijambo ritanu ryakomotse ariko ndashaka kumenya ndagira ngo dusobanurire abantu iryo jambo ahantu ryaturutse kugira ngo abantu bararyitwaza rimwe na rimwe bakica amategeko y'Imana ndetse n'ay'abayobozi abantu bakagenda bakibumbira ahantu hamwe kandi bitemewe ngo nureka gusenga ngo ukareka gusengera ibyo ngo ubwo icyo gihe uzababuze ubwenge Imana irakureka iryo jambo ryavuye he ijambo ryavuye he ntabwo mbisobanukiwe neza buriya abadukurikiye nabo badufasha ni nayo mpamvu tuba twashyizeho aka kanya buri wese yibaza ufite igitekerezo inyunganizi ajye yabasha kutugeraho nyine kuri ya nimero uri buze kubasubiramo mu kanya ni 0788 no kuri sikirini yacu wayisangaho iryo jambo nkunda kurigonganiraho n'abantu inshuro nyinshi umuntu ugasanga yaretse wenda urugero tubare atari ukwica n'amabwiriza ya leta umuntu ugasanga yaretse gusenga ngo yagiye gucuruza ngo nubura ubwenge Imana izakureka nigeze kuganira n'umumama wajya agacuruza ku cyumweru arangana ariko naracuruzaga nkanunguka ariko nta terambere rindi nageragaho nahoraga aho ngaho ariko nawe yitwaje rya jambo no kuvuga kugira ngo abantu badukurikiranye cyane bakomeze kuryoherwa n'ikiganiro cyangwa basobanukirwe n'iryo jambo iryo jambo ryavuzwe n'umugore umwe n'uwe n'umugabo baba abantu babiri ni ukuvuga ni umwe kuko yari umugore n'umugabo nuko ntibuka izina ryabo urujya nsoma Bibiliya Petero niwe babibwiye ngo Petero yarababwiye ngo nibagende bagurisha ibyabo baze bamukurikire abwira umugabo aragenda arikoza umugore abagore muzadukoraho aho muri hose mu nyumva rero mwubahwe muri abantu b'ingenzi kandi turabakunda cyane ni ukuvuga ngo umugabo yaratumwe ngo nagenda agurisha ibye kuko yari afite undi muntu uri muri we yagombaga kumugisha inama agezeyo umugore arangije amubwira ntiwoya nubura ubwenge Imana izakureka noneho arangije koko bo bakora imibare yabo itandukanye niyo Petero yari yabaze we n'Imana baragenda bagurisha agace k'isambu ibindi barabihisha baje babeshya Petero baramubwira nti byose twagize gute twagurishije nta na kimwe gisigaye Petero abwira habanje umugabo rero ubwo umbeshye sinjye ubeshye umwuka w'Imana aba arapfuye umugore nawe araza nawe bimugendekera gute niho rya jambo rero ryaturutse ati nubura ubwenge Imana izakureka utazabura ubwenge ndabimenye cyane nanjye ni ukuvuga ngo abantu mudukurikiranye cyane mutazabura ubwenge Imana ikabareka kandi iyo ubuze ubwenge n'abantu barakureka niko bimeze rwose iyo ubuze ubwenge n'abantu barakureka dushimira abantu badukurikira ku Muririmbyi Gatatu TV babandi bakora subscribe like share comment tubabwire ngo n'ab'ingenzi tubabwira ko tunabakunda cyane turi kuri iryo jambo kugira ngo tuze kugana ku musozo w'ikiganiro no kuvuga ngo covid yahinduye abakirisitu abantu bari abakirisitu bahora mu murimo w'Imana bazi agaciro k'umurimo w'Imana barahinduka bajya mu ngeso zitari nziza urumva ko byamaze kwangirika hari ibintu byamaze kugira gute kwangirika birumvikana cyane ariko se buriya niko byakagenze
umukristo yagahindutse kubera yuko haje icyorezo runaka. Njyewe ntekereza ko ngwiye uri kwikiriza ndi kukubaza ukikiriza niko bimeze umukristo yagahindutse. Oya byagakwiriye birashoboka yuko abo bantu reka mbagusobanurire ngize igitekerezo ni ukuvuga ngo umuntu wakijijwe agakirizwa mu rusengero iyo asohotse inyuma y'urusengero agakiza ntabwo akagendana. Umva impamvu mbikubwira ni ukuvuga ngo hari umuntu ushobora kwera imbuto mu rusengero ariko yasohoka mu rusengero ntuzimubone akakiriwe ntabwo nkumvise baravuga ngo n'umuntu wakoye. Ni ukuvuga ngo hari abantu bafashe agakiza umuntu yagera mu rusengero ukabona ni umurokore ni umuntu w'Imana n'umukozi w'Imana ariko yasohoka hari icyo bita imbuto zigaragaza umukristo. Ni ukuvuga ngo abantu bakirizwaga mu rusengero ariko hanze ntibakizwe nibo bantu covid yagiye ihindura cyane cyane. Umuntu ugasanga niba ari umukozi w'Imana ari mu rusengero arimo abwiriza abantu bamuziho yuko ari umudiyakoni ngo igitekerezo gitoya kugira ngo tuze kubasha gusobanurira abantu badukurikiye. Hari kugira ngo mbone uko nza kugisobanura neza hari abantu bagaragaza agakiza kabo bari mu rusengero bamara gusohoka mu rusengero ntibongere kugaragaza ka gakiza kabo. Ibyo wari ubizi ugasanga umuntu mu rusengero ni namba 1 ni namba 1 arimanukira ku gakiza ko mu rusengero ugasanga bimeze neza ariko wasohoka hanze ugasanga ni wa wundi urangwa n'intonganya ibintu nk'ibyo. Buriya rero inama twabwira nk'abantu badukurikiye ntabwo ariko byakagenze. Urwanjye ruhande ntekereza ko nyine niba uri mu rusengero ugasohoka mu rusengero ube wa wundi n'ubundi. Ubundi abantu b'iki gihe abantu bo muri iyi minsi bari gushaka kubaho nk'uruvu. Uruvu uri kurubona buriya uruvu ni akanyamaswa kajya gafata ishusho y'ahantu kageze ahantu hose kageze. Nimba uvuye hano uri umukristo ukagera mu bantu banywa inzoga wenda kera mwasangiraga icupa baraza bagusubiza ati umukozi w'Imana umeze ute ujya ngaho bakubwira atari kurabizi harahirya ati harahirya barwanye byagenze gutya na gutya. Nugenda ukagera mu bandi bantu nabo bari kuvuga amagambo adahesha Imana icyubahiro usange naho mbese aho ugeze usa naho ariko ntabwo ariko bimeze ntabwo ariko bimeze rwose. Tugerageze nk'abakristo tuba abakristo ba nyabo. Ntabwo umukristo akwiriye guhindurwa n'ibihe. Ntabwo umukristo akwiriye gucika intege kubera ko haje incamugongo kubera ko haje icyorezo runaka cyangwa se kubera ko haje n'intambara. Ahubwo nk'umukristo ni wowe uba ugomba kwambara imbaraga ukarwana urugamba. Nicyo kintu navuga nicyo kintu nabwira abantu badukurikiye rwose bajye bagerageza nyine nako tujye tugerageza naringiye kukubaza njyewe ndagerageza ariko ndabikora cyane. Yes ndakuzi ibibazo byawe kaza no kumbaza ngo ndirimba ku murongo wa kangahe ndirimba ku wa mbere. Ni ukuvuga ngo rero dushimira abantu badukurikiye kandi ubutumwa bwiza ndumva tububwirije urimo Bishop kazi barakoze cyane. Tuzagusengera ku Muririmbyi Gatatu TV tuguye inkoni. Tubashimire mwese rero mwari mudukurikiye ku Muririmbyi Gatatu TV. Rero urumva ni byiza cyane. Ubutaha tuzabasobanurira neza noneho uburyo tuzegera abapasiteri batubwirira abantu uburyo bagiye kwitwara muri no covid bakubahiriza amategeko ya leta ndetse n'ay'Imana kandi bakanasenga bigakunda. Murakoze namwe murakoze cyane. Ikiganiro cyacu nakagaruka tubashimire rero mwese mwari mudukurikiye. Kora subscribe, like, share, comment ukomeze kuryoherwa n'ibiganiro. Director wacu ni nisha nini remizi. Reka tubashimire gitangaza Daniel. Dushimire na kamera wacu. Kamera yakoze cyane rwose. Kamera yako kamera dushimire cameraman yakoze na kamera yakoze kukitaza gukunda nabwo ntabwo barakoze. Rero tubashimire kubw'uyu mwanya mwiza kandi nawe wakoze nanjye nakoze nubwo wanze kubimbwira. Nawe wakoze cyane namwe murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe. See you. Bye.